Uwiteka uko azadushoboza ariko ubundi yemere tuzabikora ariko turi kumwe dushake naho yaba ari umwana umwe dusangire nawe Noheli yego tumugurire imyambaro tumugaburire naho yaba ari umwe kabisa ariko natwe nka Team TV tugira icyo tuvuga ngo uyu mwaka twatangiye muri uyu mwaka mu kwa 7 sibyo se umwaka utamu kwa 7 tuzatunywa ka fanta hano imbere ya kamera noneho kugira ngo of course reka rero natwe dufatiye ntego tuzamanuka dusanga uwo mwana tubigaragaze ko hari umwana umwe mu bana ibihumbi n'ibihumbi wanejejwe na Team TV. Reka tubashimire inshuti abadukurikiye muri uyu mwanya tubasabira umugisha w'Imana mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi no umugisha kuba turi kumwe ntekereza ko atari kenshi mumbonye muri kamera ngaragara kuri Team TV ariko muri uyu munsi cyangwa se uyu munsi nyirizina ni iby'umugisha kubera ko nanjye nagaragaye muri kamera se singiye akabaye umutumirwa kubirumvikana mama Ganza musanzwe mumubona nshatse nawe mutumirwa uyu munsi nakwakira rwose kandi nakwakira nezerewe cyane kandi nzi ko n'abadukurikirana byabashimisha cyane kutubera umutumirwa ko muribuka ko ari ubuhamya igeze kugenda acamo ibice twanezezwa no kumva ngo turaza kubisengera nge ndikuzo Emi mwe na mama Ganza amaze kuba umusitari ahubwo umunsi umwe azatwishyuza izina rye ushaka kuzatwishyuza Ganza ni ubuntu bw'Imana ni ubuntu bugeretseho ubundi fura yawe wagira ngo se ni buri bose nyine baba abasitari kandi yabisabye nta hantu yigeze yandika bisaba ariko ni kubera Imana nyine hanyuma tugira umugisha wo kongera kubana i Kigali turi ku gicamunsi abadukurikiye ku masaha y'igicamunsi mu gihe gicamunsi cyiza abari mu masaha y'umugoroba mugira umugoroba mwiza hanyuma bari ku masaha y'amanywa namwe birumvikana nyine n'icya gicamunsi hanyuma igitondo twakivuyemo ariko urebeye iyi video ari mu gitondo ugira igitondo cyiza turashimira aho twabanye mu bihe byatambutse wakoze subscribe Imana iguhe umugisha nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye dusangira ibiganiro byinshi by'umumaro mudukurikira mu bihugu bitandukanye mwese Imana ibahe umugisha mwarakoze cyane umusanzu wanyu urakomeye n'ubutwari bukomeye ikiganiro umunsi turi buze kwibandaho mbere yuko cyangwa se nyuma yo nza kwakira mama Ganza ni ikijyanye na Team TV turasa n'abasubira inyuma gato tuze kumubaza ngo wenda mu gihe tumaze ibyo wari wiyemeje kugeraho urabona biri kugenda kuri pourcentage ingana iki munyewe tumaze tumwakire asuhuza abadukurikiye muri uwo mwanya hari igihe bwari ubwa mbere umubonye. Murakoze cyane Eme ndabasuhuje mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe Kristo Yesu akuzwe n'izindi ndamutso zose z'abera turamukanya rero ndabasuhuje kandi nishimiye kongera kubana namwe uyu munsi buri gihe mvuga ko ntabwo njya mbifata nk'ibisanzwe n'ubuntu bugeretseho ubundi hari abifuje kuba bariho uyu munsi batariho hari abari muri ICU cyangwa icyumba cy'indembe hari abakoze accident hari ariko giye kuba biba bishobotse bityo n'ubuntu bugeretseho ubundi nta mpamvu nashima Imana rero nezezwa cyane no kubana namwe nezezwa cyane no kubona comments zanyu zibaturutseho nezezwa cyane no kubona uburyo mwasharinze ibiganiro byacu ni ukuri muri abantu b'umumaro murambi babwira muri ndashyikirwa muri abafatanyabikorwa beza muri amaboko yacu Imana yo mu ijuru ibaha umugisha uyu munsi rero turi kumwe na Emi nkuko mwayibonye mbere tubanye muri kamera mwajyaga mwumva ijwi mutarabona umuntu uyu rero niwe Emi niwe ujya umbaza bya bibazo bikomeye mujya bumbaza ngo umuntu ukubaza ameze ate do ngo uyu mwamwiboneye uyu munsi hari ukuntu mbaza ibibazo bikomeye hari ukuntu ajya bibaza ibibazo bikomeye kwa kundi nyine mujya mumbaza ngo umuntu ukubaza ngo uzamutwereke dore nguyu
hari n'undi wigeze kunsaba ngo nzamwereke umuntu ufite ubuhamya bukomeye yumvise kandi bushobora kuzamufasha bukajya bumukura naho bumugeze nguyu ibibazo byose ubutaha uzabibaza kuko uzaba wamubonye harya nzatanga ubuhamya ubwo buhamya turabutegereje cyane Emi kuko ni ubuhamya bufite umumaro cyane ni umuti wa benshi ni urwego benshi bashobora kuririraho bakagera ahandi ho bagera ni ikiraro gishobora gutuma hari uwakwambuka akagira hagera kubera aho Uwiteka yagukuye rero ibyo byo rwose turasaba ngo uzaduhe igihe icyo gihe nzamwakira nzamubakirira mubaganirize ariko ubwo buhamya turabukeneye cyane rero nabasuhuzaga tuzabuvuga kandi nejejwe no kubana namwe kandi nukuri aho muri hose Imana ibaduhera umugisha kandi ikomeze kubaturindira kandi ikomeze kubashoboza kubana natwe amen. Urakoze cyane uyu munsi ntago turi bujye kure yo kuba turi kumwe n'umugore ukomeye ufashe umwanzuro ukomeye kugira ngo yubake umuryango Mama Ganza yitwa Umuganwa Jolie yavuze harya cyangwa abenshi hari ababibonye hari abakonye ari ubwa mbere batazi ayo mazina ubwa mbere abashobora kuba bambonye ndi Mama Ganza niryo zina nzwiho cyane Jamie yatangiye avuga ati Ganza wabaye umusitari ariko ndi Mama Ganza ku mazina ababyeyi banyise ni Umuganwa Jolie twigeze kuyatindaho cyane tuvuga ko burya umubyeyi atakwanga ahubwo kwita nabi niko umugani w'Abanyarwanda uvuga je banyise Umuganwa ni ukuri Imana yo mu ijuru ibampera umugisha aho bari umugisha mbasabiye n'uw'ijuru nyine icyame kaba yararibahaye ko batakiri kuri iyi si banyita Jolie cyangwa Jolie nukuri njya mbona nabo turi kumwe banejejwe n'umuntu bari kumwe nawe rero ni ubuntu bugeretseho ubundi ayo niyo mazina yanjye hanyuma ibirenze aho ngaho Emi yakomeza kudufasha tugira umugisha kuba turi kumwe buriya abagore cyangwa se abadamu abamama amazina yose turayavuga kuko na Bibiliya bigarukaho hari abo twagiye tubona b'intwari bakomeye bagiye bakora ibintu by'intashikirwa cyangwa se imirimo ikomeye hanyuma rero Mama Ganza ubu turi kumwe muri uyu mwanya ni mabuja kubera ko mirumvikana turi kuri Team TV kandi niwe boss niwe CEO hanyuma kuba turi kumwe umunsi nifuje ko dusa n'abagaruka ku ntego nyirizina ya Team TV ariko turagira ngo dukore evaluation guhera ku munsi watangiye iki gikorwa gisa naho kwari ukubaka umuryango ni ijambo rigarukamo kuri cyane kugaragaza ukuri wagarutse ku ntego nyirizina n'ibyo wumva gushaka kugeraho hanyuma se uyu munsi aho ugeze usanga biri kuguha cyerekezo kuri pourcentage aho wifuza kutugeza nyirizina nk'abo mu muryango nyarwanda ndetse kandi nanone tubigare mu buryo bw'umwuka ku bantu bakizwa bo urabona biri kujya ku ruhe rwego bigeze ku herevo bivuye he kugira ngo tumenye naho bigana. Nakoze cyane nk'uko bisobanuye ngira ngo twanabisobanuye cyane dutangira Team TV twasobanuye ko ari channel dukeneye kujya dufatanya n'abandi bose babagira neza batera itafari cyangwa bashyira itafari kuri indi mu buryo bwo kubaka umuryango nyarwanda natwe rero ko twabisobanuye ni nako biri ni nako gahunda zacu zikomeje twasobanuye ko ikituzanye natwe gitumye tugira inyota n'inzara yo gutangira iyi channel no kugira natwe tugire umuryango twafasha gukomeza kubana ubwo turavuga umuryango ni umugabo n'umugore n'ababana bo baba babyaye twe twavuze rero ngo natwe turashaka kuba twahanyuza ubutumwa bushobora kuba hari umuryango bwatuma ugumana cyangwa nawe wundi wari ufite gahunda isenyuka ukongera ukaremeka cyangwa n'uwari wasenyutse nabyo burya haba hakiri chance kuva mukiri kuri iyi si ko bishoboka ko mwakongera mukabana ikindi cyo twiyemeje ni ugufasha abana b'imfubyi ni ugufasha abapfakazi ababyeyi bibana ari abagabo cyangwa abagore bashaka kuba baragize amahirwe make yo kudakomeza kubana nabo bashakanye rero kugera uyu munsi gahunda iracyari yayindi nta cyahindutse harimo byinshi cyane byo duhura nabyo mu nzira ariko ishimwe rikomeye rindi ku mutima nuko hari message cyangwa ubutumwa bwinshi bugaragaza ko ibyo dukora bifite umumaro hari benshi bamaze kuduha ubutumwa bugaragaza ko ibyo dukora ibiganiro bikorekera bica kuri iyi channel bibafasha
hari abana b'abakobwa njye nakira ubutumwa bwabo bavuga ati mu by'ukuri njye numvaga ko nta handi nta bundi buryo ariko nkurikije ubuhamya wagiye uduha nasanze ko bishoboka ko nabaho nagiye mu bagabo ntigurishije ntagiye kwangiza amago y'abandi ntagiye mu bashuga dadi ibintu nk'ibyo ngibyo hari abamama nabo bo nagiye numva bambwira ati hari ahantu wanyubakiye ko hari aho numvaga nk'aho byanze ngiye kurusohokamo ariko kubera impamvu wagiye uduhereza n'uburyo wagiye uduha twasanze bifite umumaro nanjye nduva hari aho byamfashije n'abandi bapapa benshi ibiganiro byagiye bibaho bigaragaza ukuntu abapapa bashobora kuvunika iyo bafite abagore batitaye ku bintu ndetse n'abagore nabo aho byagaragaye ko hari abagabo benshi kuri ubu ngubu batakita ku bintu basigaye mbese rwose basa naho abagore aribo bagize amago yabo ni ukuri hari aho byakuye abantu n'aho bibagejeje numva ari ikintu cyo kwishimira nka Team TV. Ikindi nacyo cyo twifuje ni ukubishyira mu ngiro iyo tuvuze gufasha abatishoboye imfubyi cyane cyane uribuka ko tugiye kuvuga ko hari igihe tuzamanuka tukajya kuri tele tukabikora mu bikorwa nkurikije uburyo rero dukomeje kubishyira hamwe hari ikigero hari amafaranga ubuyonzi amaze kujya kuri konte yonzi ko asigaje gato nkaza guhamagara tukamanuka tukajya gusura abana tukabashyira ibifatika ari imyambaro ari amafunguro. Ikindi nacyo cyo nari ndimo mpangayikiye cyangwa ngerageza gukora ni ugushakisha aho hantu dushobora kujyaho twabasanga babandi bakeneye ubufasha bwihuse. Urumva rero ko ntabwo twicaye kandi nkurikije iby'Imana ikomeza kutwereka abaswahili bazita dalili kuna dalili hari ibimenyetso bigaragaza ko hari ibyiza tuza kugeraho noneho bifatika. Byiza byo mu magambo byo ni ukuri pe abajya bakurikira bakaduha na comments Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi idushoboze kugira ngo dukomeze kubaha ubutumwa bubafitiye umumaro. Ibyo byo rwose ku biganiro bica Emmy nk'ikigero cya 85% maze kwakira ibisubizo bigaragaza ko ibyo dukora bifite umumaro cyane. Amen. Imana ijye guha umugisha ahubwo ndetse n'andi bose badufatanye. Reka nkusabire umugisha by'umwihariko wenda namwe badukurikiye muri uyu mwanya muzanzwe muzingira ibibazo bikomeye ariko uyu munsi hari impinduka kubera ko turimo turegereza mu minsi mikuru. Icyo bisobanuye ku minsi mikuru abantu mwese mudukurikiye murabizi urumva izuba twicayeho turakora ku zuba mu mvura turakora benshi bazi ngo tuba dushaka amafaranga kuri YouTube ariko dutanga menshi ahubwo kugira ngo izo message zitambuke. Ntabwo ari amafaranga yonyine ariko nk'iri zuba twicayeho ubu za make-up umuntu aba yiteye iki byose ahubwo umwanya amafaranga ariko icyo kintu twigeze no kukivugaho ngira ngo abantu bibwira gutyo bashobora kuba babibeshya cyangwa ariko babyumvaga ariko mu by'ukuri nitwe dushora amafaranga menshi aho kugira ngo tube tuganye cyangwa tubona menshi kuko ari kamera ngira ngo mujya mukurikira za videos ziba zatambutse urebye nk'iyi video kabisa uhita ubona ko iyo kamera kameme atari ka telefoni kamamaganze yakoresheje ahubwo ari kamera ihenze. Urumva rero ayo mafaranga yashowe muri iyo kamera umwanya tuwushoyemo icyicaro n'ibindi byose ahubwo icyo tubasaba inkunga ikomeye mujye mudusengera kugira ngo byibuze ibyifuzo byacu bizagerwaho. Icyifuzo cyacu kandi murakizi ni ukugera message dutanga igere kuri wa wundi Imana yabonye ko ari we izafasha igakura hari ikagira urundi rwego rw'imugezaho. Nicyo cyifuzo cyacu gikomeye. Inkunga zindi twabasaba zazaza nyuma sibyo Emmy ariko inkunga ikomeye twasabye ni ukudufasha mugakora like mugasubscribinga kugira ngo ibyo biganiro uko bije mujye mubibona mugashare mugakora share kugira ngo wa wundi Uwiteka yateganije ko rero kizajya ashobora no kuba atafite telefone ariko wakora share kuri runaka uyifite bagasangira ku kintu. Ejo bundi mpere kuri icyo kintu ejo bundi nagiye ahantu mu iduka nkora ibyo nkoze mvuyeho umugore umwanda ngo ariko kuko usa n'umugore wonjya mbona ngo ahantu ngo kuri televiziyo ese n'umugore umeze kandi birangira ibaye televiziyo ntabwo iba ikiri YouTube kuko usa n'umugore wonjya mbona ko gushangwa
ni hari umugore ngo ariko numvise avuga ko ari umugore ngavuga ibintu byiza ngo bifite umumaro ngo maze kumukurikira abwira mugenzi we ngo reka mukwereka ashyizeho mbona Team TV ndamubwira nti ya arampobera ati wihangane ni muri covid ariko unyemereye nguhobere ati waramfashije hari ikintu gikomeye wamfashije hari aho wankuye hari aho ngejeje niwo musanzu ukomesha uwo rero ni umusanzu ukomeye icyo yakoze yahise agihereza icyo kiganiro agiha mugenzi we urumva rero wa mugenzi we nawe yahise ambwira ngo mpa nomero yawe kwanza ngo ibibazo nifitiye ngo niwe wenyine wamfasha ngo rero ngo mpano ibyo rero nibyo twifuza niwo musanzu ukomeye dukeneye ku banyarwanda ikiganiro wumvise cyagufashije ni ukuri wikihererana hari aho we wabona nk'aho erega yeme ntabwo twese ikiganiro kinadusanga mu bihe bimwe sibyo ikiganiro gishobora kunsanga nari muri gahunda isenya mukaganira iby'inzara ariko kumbe hari uw'inzara mugenzi wanjye ushobora kumenya ngo nari nzi ko kugira ngo nkiri inzara ari uko njya kwigurisha nari nzi ko kugira ngo mve muri iki kibazo noneho gusa ukambwira uti dore ikiganiro cyo nabonye akira nawe wirebere ntiwari uzi na situwasiyo yarimo imeze ityo ariko wakimuha kigahura n'ikibazo cye neza kikamubera igisubizo ni ukuri iyo ni inkunga ikomeye cyane yo tubasaba mujye mudufasha mutambutse izo mesaje ya mafaranga twaguze za kamera wa mwanya kakuye kubera aka kazuba mureba byose ntituzabyitaho kuko hari ubuzima bw'umuntu umwe niyo bwaba bw'umuntu umwe tuzaba twafashije hakagira impinduka imubaho Imana izabiduhera umugisha namwe rero Imana izabibahembera amen ndiho ndagenda nsubizwa bisa n'ibyifuzo nari mfite kubera ko hari igihe ugenda udakora evaluation yego umenye se ndi kugenda muri sansiriyo niyo mpamvu bano bantu baduhaye comment ibitekerezo turabikosora niba ari byo gukosora niba muri babandi wavuze byagiye bifasha tuzagira umugisha tubonye uvuga ati ngewe ndidekaraye ndashaka gutanga ubuhamya arahari kandi ari hafi kuzabona yes bizaba birimo biradufasha kutwereka ko wa mwanya dutanga rya zuba ritwica y'amafaranga dutanga bya bikoresho byaguzwe babakozi bose n'iki babona ya mafaranga dutanga bifite umusaruro bizadufasha kuruta uko twakomeza kugenda tubaha ibintu bikurikiranye so uyu munsi ikiganiro nyirizina kitari buze gutinda nacyo kuko twifuza ko ibintu bitarambiranye kugira ngo uze kubyumva wongere ubyuze harumva ikiganiro batereka nsubiremo numva ariko yari binini yari birebire hari ubwo batabyumva neza shuti reka tubasabire umugisha mwe mubana natwe buri munsi bigaragara ko namwe umusanzu wanyu atari ubusa kuko iyo uguze internet kugira ngo urebe iki kiganiro hanyuma ukumva ugize umutima wo kugisangiza abandi hari amagrupe menshi mubamo ubukoze ikintu gikomeye kandi mu umugisha kandi Imana ibagiye neza mu maganza hari akantu wakomujeho reka tuze kugasorezaho kuko nyirizina kwa kugira ngo twumve ubutumwa bwaho turimo turava naho turimo turajya n'urwego tugezeho avuga uti hari umunsi tuzamanuka tugiye kureba babana babantu babayeho mu buzima bugoye dusangira akawunga kabonetse cyangwa se capati nda capati no cyangwa se agasombe so nkavuga rero tugiye kugera mu minsi mikuru ese nka Team TV umuyobozi wa Team TV mbere yuko wenda tusoza iki kiganiro hari ubutumwa ufite bw'iminsi mikuru ku bajyanye na za mfubyi babagore basa naho bibana buri hari abakobwa benshi batewe amada twakunze kubigarukaho rimwe n'imiryango irabatererana aho ngo babateye amada barabanga babyara abana so bano bose bayo mu buzima busa naho bukomeye mu gihe ntabwo busa naho ahubwo burakomeye mu gihe twebwe wenda bamwe na bamwe mudukurikiye muri uyu mwanya turimo twatangiye gupanga nzajya muri famiye sinzi aho ejo bantumiye ngo bazarya agahene ngo ngomba kuba mpari sinzi n'andi banyandikiye ni henshi ariko kera hari ubuzima narimo nta muntu n'umwe bantumiraga my friend nawe ni igihe cyawe cyo kwibukwa so reka wenda nsoreza nabwo ni ubutumwa reka nsorezaho noneho aba bantu hari icyo muri kubateganyiriza ubwo butumwa kwanza mubanze mu bwakire aravuze ati ubu ndimo ndandikirwa hirya no hino nyamuneka ngo hari ahapfuye agahene hari ahapfuye agakoko ikimasa ibindi nkabyo avuga ati ariko banyibutse ubu hari igihe nanjye ntibukwaga
iyo ni message ubwayo ikubwira ngo naho ubabaye naho uri mu bihe bikomeye ariko hari igihe cyawe cyo kwibukwa, hari igihe kizagera nawe ukibukwa ukajya wandikirwa n'abantu hirya no hino nk'uko wumva yemwe ubu bamumereye nabi. Bisobanuye iki rero? Icyo bidusaba ni ugukomerera muri situation turimo, tukamenya uko tuyicamo, tukamenya ubuzima bukomeye ukuntu tubunyuramo. Kubunyuramo neza bituma ejo hawe haba heza, kubunyuramo nabi bigatuma ejo hawe haba habi. Kubunyuramo neza ni ukuhe rero? Ni ukubona ko ibibazo bidakwiye gukemurwa n'ibindi bibazo. Hari ubwo wibeshya ko utindi imfubyi, dore Noheli irageze, nta kantu mfite, nk'umukobwa nkeneye kuzajya muri salon, nkeneye. Wabona ko nta yindi nzira, nta bundi buryo byacamo ngo ubibone, ugafata umwanzuro ukavuga uti kanjye gushaka ikibosi cya Emi nabonye gifite ibifaranga ndebe ko cyamfasha. Wa mubosi impamvu twavuze ko tuzadukoresha amazina yacu twanga kuzavuga ngo James tugahuza nuko James koko yakoze ayo madaga kandi asareba iki kiganiro James akazavuga ati aba bantu baranzi none bashyize ku karubanda. Yes, twaravuze ngo tuzadukoresha amazina yacu. Wa Emi rero ya mafaranga yenda biranashoboka ko yaguhaye, ariko se uviriye yaho ngaho, hari aho utari buvire yaho ngaho. Rero kuvuga ngo niho hahandi haturuka zanda zitateganijwe, haturuka izi ndwara zifatira muri izo nzira. Nanone bivuze rero ngo iyo wihambiriye umweko ukavuga uti nishaka njye mu gitanda ndyame niba ntabonye bagenzi banjye cyangwa muri famiye cyangwa niba ntagize aho mbona, biraruta ko naryama nkiyorosa nkasa n'utari muri iyi si, hanyuma ejo harangira za Noheli n'ibiki ibyo birori bituma abantu bose bahura hariya basa neza, byarangira nkongera nkahaguruka nkasohoka. Biraruta cyane. Icyo gihe iyo ni inzira, ni uburyo bwiza bwuzabuhisemo buzatuma ejo hawe haba heza. Uko ariko kandi uva kari akantu kagoranye katoroshye. Jori bari banzi hanze, bari bazi nanjye nambara neza nkasohokana n'abandi, birangiye biranze baranambuze, nawe afite na telefone baranshatse barambuze. Ariko hari neza wigiriye, hari neza wigiriye kuko ibyari kukubona uwo munsi ntabwo bikubonye. Ngo hari ubwo twibeshya ko ari twe twabonye kumba ari twebwe twabonwe. Hari ubwo wibeshya ko ugiye kwa Emi ubonye amafaranga uvuga uti yes ibyo nifuzaga bigezweho, ariko kumbe Emi nawe afite sida. Emi nubwo ntayifite ariko byemera tuvuge gutyo, kumbe Emi nawe afite sida, ahubwo ni wewe watoraguwe, ni wewe wabonwe kuko ufashwe n'ikirenze ayo mafaranga nk'inshuro 100, ku buryo nujya no kuyivuza atashobora kugira icyo akumarira. Aguteye sida yaguhenda ibihumbi 10 cyangwa 5, niyo bya 50 ntaho bihuriye n'ubuzima bwawe yangije. Ese yenda nta guteye sida n'ibindi aguhaye ibyo 5 ariko aguteye inda itateganijwe, urumva nabwo ubuzima bwawe bwose uzabaho uregreta. Hera kuri yo ndamenya ko ukitotomba ukitonganya ukituka, byarenza kandi bikazagira n'ingaruka kuri wa mwana utwite, nawe akazakurana bya bikomera, akazakurana ya misare. Mbe mbabwire, hari icyo waba wimariye mu gihe cyo ufashe umwanzuro bagenzi bashaka kwitugayitse, ukavuga uti ngiye kuryama aho kugira ngo njye gusaba Emi 5 nanjye mena hakura ikindi kibazo. Rero kuri iki gihe cya Noheli excuse me, numva ari inama nabagira. Inama ivuga ngo niba uri imfubyi nta muryango ufite, niba utari n'imfubyi umuryango ufite ariko utishoboye, niba ibyo byiciro byose byo munsi byo murimo, reka mbabwire ngo Imana irabazi, tuyitumbere gusa. Igihe cyose turavuga ngo ibiganiro byacu utazi Imana biragoye cyane, niho uzabona icyo wita ikiraro cyose ugashaka kucyambukiraho hakazagira kikugeza ikuzimu. Ariko iyo ufite Imana iguha ubwenge, ikaguhumura ku maso ya mwuka, ugashaka kubona ibyo ukwiye kubona. Rero tuyihanga amaso. Hari aho yankuye jewe, ndibuka igihe cya Noheli cyajya kigera twebwe bidashobotse, ubona neza byanze, aho kwagira gutyo ukabona Uwiteka arakugobotse. Ndibuka nawe byajyaga bigera, ariko ukagira utyo ukabona Uwiteka arakugobotse. Haje nka Emi tonto abahaye ibihumbi 10, muguze umuceri, ariko muguze umuceri, muguze inyama, mwabona ko byarangiye namwe nta kaboga muri burya nk'abandi. Ndibaza ko nawe ibyo bihe wabiciyemo. Ariko ntabwo twabikuwemo no kujya kwiyandarika, ntabwo twabikuwemo no kugira izindi nzira mbi zo ducamo.
ahubwo twabikuyemo no guhagarara twavuga ngo Daniel, Meshaki, Shadraka na Abednego niba muzi Bibiliya baravuze ngo naho Imana yacu itaturokora iri tanura nishaka ritumira ariko twebwe pe nta kigirwamana cyanyu cyo turi bupfukamire. Ubwo rero nawe icyo kintu kikugeza imbere n'icyo cyo kigirwamana cyakugiye imbere ushobora kutabisobanukirwa, niba ari inzara, niba ari ikibazo niba ari igiki, niba ari igiki urakizi wowe ntabwo giye nkizi, ariko akira iryo jambo ry'abari abakozi b'Imana nawe rigufasha vuga uti naho Imana itankuraho iki kibazo, iki cyo mbona imbere yanjye kiri bumire bungure, ariko ndiyemeje ninapfa nta kibazo ndajya mu ijuru. Aho ngaho Imana irakugoboka nkuko nabo yabagobotse, habe ngo n'umwenda wabo nguranuka hakotse, namwe rero niko byabagendekera. Rero muri ibi bihe bya Noheli abataragira uko bagira kuva nta munota wanyu murashyirwaho gutya akadomo kuri Noheli ngo ubone birarangiye. Fata ko Imana igihe icyo ari cyo cyose, ngiye kuvuga ngo anytime, igihe icyo ari cyo cyose Imana yakugoboka ukabona niba ari umuceri, niba ari umwenda mwiza, niba ari iki kandi utiyandaritse. Amen. Kandi turabahamye bo kubihamya. Niba utureye imbere yawe ukabona turi abantu bishoboye ariko natwe ibyo bihe twabiciyemo. Ntabwo rero twabikuyemo no kwiyandarika. Hanyuma rero Uwiteka ko azadushoboza, ariko ubundi yemere tuzabikora ariko turi kumwe. Dushake naho yaba ari umwana umwe dusangire nawe Noheli. Yego, tumugurire imyambaro, tumugaburire naho yaba ari umwe. Kabisa. Ariko natwe nka Team TV tugira icyo tuvuga ngo uyu mwaka twatangiye muri uyu mwaka mu kwa 7. Sibyo se? Umwaka utamu kwa 7 tuzatunywa ka fanta hano imbere ya kamera. Noneho kugira ngo of course. Reka rero natwe dufate iyo ntego, tuzamanuka dusanga uwo mwana tubigaragaze ko hari umwana umwe mu bana ibihumbi n'ibihumbi wanejejwe na Team TV. Amen. Uwo mwana rero ubwo urumva ni wa wundi nawe wabonaga ko ibintu byose bigiye hakadomo nta kantu azabona tugeze kuri 13, ariko noneho akavuga ati 14 15 mbese ndabona inzira. Wa mwana wahuri wowe umenye ko Imana yakwibutse. Imana yahamugisha. Okay, arakoze cyane Muganwa Juri Mama Ganza, Imana imumugisha mu rugendo rutoroshye yatangiye, bigaragara ko hari umusanzu wawe uriho kandi ukomeje gushyiraho. Imana imumugisha kandi Imana ibagire neza. Munyemerere mureke musezere mukore kuri zuba. Hari zuba haryo ubwo? I don't know, kubera ko wafashijwe. Hari no kunajya abwiriza ukumva ari umuvuga butumwa. Imana igumugisha rero akoze cyane. Reka tubone kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Muri iyi minsi twinjiyemo turakomeza kubibwira abantu. Yego. Katuvuge ngo ibyo yahuye nabyo bikomeye muri uyu mwaka, ugenda uvuga utumva koma kabisa birangirire hano. Fata gira kwizera muri wowe wumve yuko bishoboka ko umwaka wa 2022 hari ibyiza byawe, hari gift zawe ziri muri uriya mwaka. Tumbera gusa ukanure mbese byita gukanura. Tumbera amaso kabisa. Niba udafite na marinette umbwire ngo utize tube maso. 2022 hari ibyiza kuzaniye. Amen. Bane umugisha mwakoze cyane, twaye tunezerewe n'ibyishimo. Reka tumusabe mu magambo make asabira umugisha abakurikiye iki kiganiro birumvikana, hanyuma tugane ku musozo. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana twiringiye, uri Imana twizeye, uri Imana itarigera iduteza amakuba cyangwa ibyago, uri Imana itarigera idutetereza, uri Imana itarigera idukoza isoni. Twarakwiringiye kandi tukubona buri munsi. Uratugobokaho biri ngombwa mwama ho hahandi umwana w'umuntu yavuga ati genda abona birangiye, ariko tukabona ukuboko kwawe habwa icyubahiro. Turagushimye ko abanye natwe muri kiganiro, turagushimye kusozanyije natwe, ariko wera wa Isiraheli twebwe turashoje ntusoze. Turakwinze mu iki kiganiro ukomeze kuba mu mitima y'abantu baganirize kugira ngo hagire icyo bakira kandi kibagirire umumaro. Mwami ndusabiye umugisha buri umwe wese ujye ukurikira Team TV. Turakwinjize kujya mu umugisha mu rubyaro rwe, mu umugisha mu bye byose. Ibyo twatuye ibyo tutatuye, uri Imana igitanga umugisha udakurikirwa n'ibibazo. Muduhera umugisha kandi umushoboze kugira akomeze ahagarane natwe. Inkunga ikomeye dukeneye kuri buri wese w'Imana we no kugira ngo akomeze kubikiraro cyambukirwaho iyi message cyangwa ubutumwa, kugira ngo hazagire
wa wundi wateganije ko ariwe buzafasha nuko mwami amubera ikiraro bumufashe. Mwami rero kugira ngo mu bazahabwa amakamba y'umurimo ukomeye bakoze kuri iyi si wo kugira ahazamura mugenzi we, nawe uwo muntu azahabwa uwo mugisha ndetse natwe icyama iryo kamba tukazaryambara, kandi tuzi ko Imana yacu idushobozwa bwije uko bukeye byanga bikunda. Hari aho natwe wa Mana we uzadushyira muri iyo kategori yo guhabwa amakamba kubera uyu murimo twakoze kuri iyi si. Humugisha Emi, humugisha abandi bose dufatanye umurimo, mwami dushoboze dukomeze tuwukore, kandi nubwo bikomeye ariko uri Imana ishobora byose. Komeza uducire inzira bishoboke, natwe tuzajya dukomeza dushima izina ryawe. Noheri n'ubunane mwami w'abami bizabera umugisha ubwoko bwawe hirya no hino. Mwami icyo duhagarika ni impanuka hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo. Turahagarika imyuka mibi yose ijya ihagurukira kwica abantu no kumena amaraso muri ibi bihe. Uri Imana ishobora byose, tuzi ko bishoboye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turabashimiye, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha wibuke gukora like, share ndetse na comment. Njye Narikuzo, Imana ibahe umugisha. Narikuzo Emi, nari kumwe n'umuganwa Jolie ngo mukore subscribe. Subscribe. Reka dushimire abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho bageho neza. Fiacre yakoze cyane. Imana imuhe umugisha.